bihura uzubona nyine ibyo akora ukamubona uyu musaza cyane guhamagara umuntu babe naho muhaha ngo niko cyangwa kamavuga ati tuza tukazunyitsa abashiri abashisi abana niko wa mwana we uzi ushatse umugabo w'umusaza uri umwana w'umukobwa ukiri muto wowe nyine wumva uryohewe n'ubuzima ukeneye kuryosha wo abashitsi basaza bamuhamagara babe ayo gushahura amukala kandi iyo bimuhamagaye mu bantu abana byarakubwira ati ibyo bintu ntuzongere imbere abashitsi wasaze nyine ngo sheri ngo babe n'ubwambe wagibinyitira abantu bataraba tukazubivuga mu bantu umusaza nyine bari umusaza kubangamiye ugasanga n'ibintu akora mu nzu nyine nibyo muzamuja kuryama agafata ukofu oya iheri none se yakorerega azabona nyine ntago muri kuri filme wa mwanya wo kwicara mwicare hasi murebe ka Netflix ari muri ni iheri kubona ndugu kandi abasaza. Hello guys, kongeye kuba ikaze kuri AMTV show nk'ibisanzwe ni twega ba mama beza. Hi. Hello. Ni ngewe mama wa bice byiza bice bine byanje ndabyibitseho. Icya gatanu kizoza next year. Maze kubyara umuhungu wa kabiri. Cyane n'uzana umwana wa kabiri bizaba n'ibirindwe. Izina ry'Imana uzayiziyongeraho nk'umunani. Oya ni kimwe. Ndabizi rega ngewe mfite ukuntu ngenda bikurikiranye. Ni ikindi kimwe kiziyongera gicece cya gatanu ari naco cyamwe kandi kizazana n'umuhungu wanjye wa kabiri. Ikindi ngewe muranzi kuri AM ndi umusangwa ndi wa mugore mwiza w'abanyarwanda waba kikwi nanjye kuvuga w'abanyarwanda nari kukwica. Okay, tubahaye ikaze rero kuri AM ariko ufite umwana witonda mana. Ayo mana we ko ndabona imbabazi zikanyica. Ayo yatuje karakurikirana ikiganiro aho guseka karamaseka yamenye ko ari uhaye ivuga. No aho guseka ko ndagira aho guseka naho akantanga guseka mana isi nishuru we. Shema beauty show. So rero naganza ndamusuje ari hano ku ruhande arakurikirana uko ibintu biri kugenda. Hanyuma rero tuje kuganira kuri AM dufite sije igira gutya ngo dukeneye gutinda mu bintu muri iyi minsi dukeneye gutinda dukeneye kuza turasa ku ntego muri uyu mwaka nta byo gutinda. Hanyuma uyu munsi twifuje ko twaganira ku kintu kimaze iminsi muzi abakobwa bari mu guterwa ipfunwe n'abo bashatse ugasanga ntabwo uri proud y'umugabo wawe kuva washakwa nturamutinga n'umunsi n'umwe kuva washakwa ntuzi ukenera no kumwerekana timujana mu ikanisa mwicarane wumva uri comfortable kubera iki uzi se uzwi niba byagenze ubundi hari ukuntu abantu bo hanze cyane abahungu bo hanze bashaka abakobwa beza cyane ba hano muri Afurika, ariko wajya kwitegereza ukareba umuhungu umushatse ukareba n'umukobwa abafotografi barumiwe cyane ni ukuri nk'iyo ari kweditinga amafoto baza bahumirwa ukabona ni tofauti ni nk'isi n'ijuru. Yashatse umukobwa mwiza cyane badahuye habe nyine ukavuga ati nuko nyine amafaranga ageretseho visa ariko uyu muhungu wo mugarura nkaha muri ubu buzima tiyona musuza mu muhanda ngo biti shangiye nigeze kubibona mushito wanjye umwe yigeze gushaka muri Amerika kandi no kuri umugore ntabwo ari mu binyine ngungungu cyane nyine yari umugabo nyine utari ntago bari kuri level zimwe. Nukuri kumara mu ikanisa umukobwa azavuga ngo muhaguruke tubegereze icuya kikabira agahwera ukagira ngo ntibari kumwe. Naye urabibonye mvuze bituma baravuga ati haguruka umugabo arahaguruka umugore yanga guhaguruka ibaze aranga umuntu wayoboye famille runaka ngo muhaguruke tubegereze imashini ko muri Amerika umugabo wayoboye abisubiramo ngo na madamu nahaguruke yamarahira amayanga kindahaguruka yamagira naka gapisi reka ndarengana
none igikombe kindenga ni wasinjye uhagurukanye nawe rwose ni ukuri ko Imana yamanga ikaze yose arashagara batubwo tende ararwaye mukandi gisimba kigiye twatubona aya mahaguru arasimbye wa mugore tubwatse none niki cyatumye yanga guhagukana n'umugabo we ariko nukuri hari abantu baba batari proud ariko njya mbibabwira buri munsi ni gute amafaranga mani n'amafaranga ntabwo azakora byose niyo mpamvu ubyumva ngo runaka yamugejeje muri Amerika aramwanga ashaka impamvu zitanafatika ngo bashwane nta mpamvu ibihari gusa aba yarambiwe no kugerayo kugira ngo noneho aba yagezeyo avuga ngo mana nimbona ngeze hariya hantu sinzongera kwiteza uyu muntu nzashaka iyo byabaga nzakora iyo bwabaga dutandukane shaka impamvu izatuma dushwana kandi impamvu ntago wazi umuntu mubana ushaka kumuburaho impamvu ashobora no gutinda gatoya wenda yafatiriwe na jam ukamuvuga ati ndabizi babimbwiye wari wagiye mu bagore ndigendeye ubizi neza ko yarari muri jam ariko kubera ko ntago muba muri shamana same n'abahungu nyine byose niko mpamvu ngo abantu amafaranga ararikoze amafaranga ararikoze ese ari none reka kureba umwana yewe none se wagiye kugaburira umwana no ganzana yanteje jam mu nyihangane kubera mu ibyo bishushe hanyuma rero ikindi ntago ari abahungu gusa hari n'abakobwa bashaka abahungu biriya kubera amafaranga bafite amafaranga bafite n'izo visa nyine bazabadekarara bakajya hanze iyo amaze kumugezayo nukuri nawe niwe muntu umwiyenzaho bakiri kuri airport ngo wanzaniye ururabo rutari rwo wanzaniye ururabo dahumura nukuri akabavuga ngo waje wambaye nabi wansebeje nukuri akamara agishika mu rwego rwo gushaka impamvu gusa none baza basigara bakorogana mu nzu niko mpamvu ngo twe nyine umugore n'umugabo ni ibisanzwe gukorogana ni ibisa abadakorogana ahubwo ndagira ngo ntibabana abo ngabo bahari yego rero abo ngabo kuko baba bafite imitima itari mu rukundo uyu muntu tubana ntagomba mukunze ngombe mushakeho impamvu agahera kuri airport akazura ibyapfuye agatangira ati nubundi ko nakubwiye ngo turambara imikara waje wambaye umweru guti ko nakubwiye ngo nkoreshereze bwa rurabo wararunkoreye akongera ngo nubundi ngo reba ngo anniversaire yanjye ko yabaye kutigeze umfetera anniversaire ntabwo nkunda singomba kukwizirika baraka nanjye ngende ntabwo nta impamvu zabura ni ukuvuga ngo umuntu wese niba washatse umugabo ariko ngiye sinza n'umupamvu ntuba proud y'umugabo nashatse ngo isura buriya se umugabo mwiza arakenewe ntabwo isura ariyo mugabo uzi impamvu umugabo mwiza abaho uzi uwo muntu uzi abo bantu bashaka isura n'abantu bataragera mu rugo nyine nuko nkimara gukora ubukwe kera naravugaga nti icyampa umwana wese w'umukobwa ugiye gukora ubukwe akangisha nk'inama n'umubwira ati se ubukwe waburetse ayo mafaranga ukajana mu rugo wari gukoresha ubukwe mukabomboka hanyuma mugashaka ikindi kintu mukora ariko nza kwibuka ko ntiyonye uwo mwana w'umukobwa ntiyanyuma kuko nanjye ngiye ubwanjye sinari kubyumva kuko kandi nta nubwo mbyemera kuko ubukwe ni ingenzi ni ingenzi ariko ni ukuri hari ukuntu spendinga mu bukwe bitari ngombwa barambwiye ngo ukancuka wowe warakoze ubukwe njyewe ntawe ubwo narakoze uzamukora ma aririra arenga umugabo si uwawe pasiteri ntagihari hanyuma nibyo nari kubwiye ngo ni ukuri hari ibintu sinavuga ngo ndabyicuza ariko kandi hari ibintu ntakora ndamutse bitari ingenzi ni ukuri ukamusara ngo bandekoreye nabi dekorasiyo y'ibintu ntabwo ukoze ntukorere ubukwe ntundekorere neza twawe ngewe ubu nyine bibaye ngombwa ko nkora ubukwe kwi habe rwambwa ngo nturi budekore ari wowe ubishaka ariko apana ngo natanze amafaranga miliyoni 2 apana kuvuga ngo ari ngiye ushaka za miliyoni 2 nazishyira ku mufuka wanjye ubwo busubiye ntabwo ati dekorasiyo muyireke uri uvuge ngo si ubwo bwaje ati bwadekorewe agejeje ko dekora mu wiwe yes ni izina ry'Imana mba numva nuko nyine bisubiye nk'inyuma ntari amafaranga menshi na savinga nkajyana mu rugo ariko ngo ufite ingamba ngo zo gusavinga muri 2025 rwose ari neka savinga kubyo mpaye ngura akajiri ka 50 akanga resi nkagura ngo ndasave turi muri saving uyu mwaka no gusavinga rwose urikumva nibyo nakubwiye ngo
hari ibintu tugomba gukora kubera ikindi kintu. So nta gushaka ngushatse isura cyangwa ushatse visa. Isura ntagibaho noneho ku mugabo byibura isura yagira umugore ati mfite umugore mwiza nawe se ngo mfite umugabo mwiza ibyo bintu bibaho. Umugabo mwiza yakoze ameze ati umugabo mwiza numeze gute ngo afite akazuru ngo karekare ngo n'iminwa myiza n'amaso mu izina rya Yesu ahubwo ko ndumva nabyo biteye gushisha. Waje n'umugabo mwiza arakonta nese kujya n'umvuga umugabo afite umugabo uri presentable ntago ari izuru ntago ari ijisho present zonyine kuba yarankuye imihanda habe niyo yubasa n'ingagi aba ari presentable kuri nje kuko niwe muntu w'akamaro wangiye akamaro muri ubu buzima. Ntago ari isura ngo afite amaso ngo meza Yesu. Umugabo ntago umugabo rero niyo mpamvu nje bana koga bashaka abagabo babi. It's okay ariko kuri gushaka umugore umukecuru aranyica. No yabibaho no sisi bari kubaho uziko nyine ahubwo bari mu gushaka abagore baruta ba mama wabo. Sorry nuko n'abakobwa bari mu gushaka abagabo bangana na base baruta na base biriho nuko nabura bigambiriye ariko oya n'ibintu ariko biriho usu yafite ubwabwo ikino turashira kwishongereza. Ni ibintu bisanzwe hano ni gushaka kubona kwa umuhungu azanye umugore uruta mama we imbere y'Imana uruta nyina. Noneho n'umukobwa azanye umugabo araruta se ngo biganye na se. Ariko reka nkubwire ntago papa yamyemerera ngo nshake umugabo bangana. None se wagize ngo iso yambwira ngo umwana wanje wavutse turya gutya turya ibishimbo tubayeho nabi ihangane. None se umwangiye ko abana b'abakobwa aribo basigaye barabaye imbogamizi mu rugo akamavuga ngo nge n'uyu nakunze n'uyu ndamujaho nubwo mungana nyine zoza sipoza ko ari papa. Nibyo rwose ugasanga umwana w'umukobwa umugabo ashatse uwo mwana ntiyobera n'uwo mugabo ifura yiwe. Ntago ari byiza ariko muri primaire yiganye na se w'uyu mukobwa muri secondaire barigana cyangwa umuhungu uwo mugore ashatse yiganye na nyina. Ayowe okay ugasanga nukuri n'ibintu biteye isoni. Nge sinigeze kubwira uko nagiyemo bw'umuhungu washatse umukobwa wo hanze ukuze. Noneho bashiki b'uwo muhungu yari umuhungu mwiza kweli uresha n'ipironi kubera ko atambwiye ngo areke urumva ni ya maco y'inda nyine yashakaga visa yo kujya hanze. Noneho mu bukwe icyo nagiye kubwira mu bukwe bwiwe muri reception kwa kundi bavuga ati hobera umukunzi wawe cyangwa umusomye n'umuhobera umukobwa yareshaga n'imeza umuhungu yaresha n'ipironi yajya kumuhobera niko gupfukama amaze bashiki be bararira. Uruko bahoberanaga wagiraga ngo nk'ikiriyo ni nk'umuntu wavuze ati yasize abana batatu bakamarira ubukwe bwari n'ukuri kw'Imana ntibari kubutandukanya n'ikiriyo. Bararize kubyo ubukwe bwagiye kurangira amaso yatukuye abagore bose ibimyira bipfubitse bameze gutya imikenyero ibaze nge nari mburimo ukibaza mana we kuragwana ni ukuse ubu nugushaka n'amafaranga gusaya yayinjira no mukirana cyangwa ugasanga uwo muhungu ashatse uwo mukobwa afite imyaka 70 60 50 yaramenopoje. Ukibaza uyu mugore uyu muhungu se ari gutekereza ko azakenera abana ari gutekereza kugira ngo ego umuhungu n'umuhungu uzi si impamvu abari kumubaratii wowe uzagezayo wundi bene abo ntibazapfa ahubwo abari kumubara akavuga ati we ngezayo mitere nk'utoroka nishakira umwana mwiza uzabyara mutoya bamara ngo abantu barahemuka. None ngewe wose ukanshaka mfite imyaka 18 ufite imyaka 70 uri umusaza narevuze ati ntizihuze uko n'ibintu mbwira ndazamuzumva uziko no mu rugo ntago sinzi ukuntu ntago mugenda uzubona nyine ibyo akora kamubona uyu musaza cyane guhamagara umuntu bebe naho mutaha ngo niko cyangwa kanavuga ati tuza tukazunyitsa abashiri abana niko wa mwana we uzi ushatse umugabo w'umusaza uri umwana w'umukobwa ukiri muto wowe nyine wumva uryohewe n'ubuzima ukeneye kuryosha abashitsi basaza bamuhamagara bebe ayo
yo gushahura amukara kandi iyo bimuhamagaye mu bantu aba nabi arakubwira ati ibyo bintu ntuzongere imbere y'abashitsi wasaza nyine ngo sheri ngo baby n'ubwambe wagibinyitira abantu batarabana tukazibivuga mu bantu umusaza nyine bari umusaza kubangamiye ugasanga n'ibintu akora mu nzu nyine nibyo muzamuja kuryama agafata ukofu oya iheri ahubwo mugeze mu buriri wakundi atangiye gukorora aragukororeye mu bitugu n'umusaza nyine n'ibikorwa by'abasaza cyane none se yakorerega azabona nyine ntago muri kuri filme wa mwanya wo kwicara mwicare hasi murebe ka Netflix ari muri ni heri kubona ndugu kandi abasaza bafite ukuntu bikundira Imana bagakundana keza mu busaza agashaka nyine ngo ukomeze umugaburire umucumbire n'amari bayisomere ukovu n'amaraso yisengere no mu masaha 10 zigera kandi abasaza bakunda kurira ku gihe niba ari 10 we wacunze warangira kandi wowe wibere muri makeup cyangwa hari bride shower bugiyemo witahire saa 2 saa 3 arakwica muzera wita nukuri hari ibintu byumvikana uziko n'ibintu muvugana imishinga mamupanga iyo bahayapangira buzukuru utaranabya nukuri kwibaya pe mureke tujye dushaka abantu bari kuri level umuntu muzoganira mukumvikana ngewe gushaka umuntu unduta muri urwo rwego nashaka uwo nduta mu kubaza mu nzu ngo niko mwana ngo suzinyira ntabara ngwese ukanyira ntabara akamakubwira makuru ngo keri wacu ngo twabanaga n'abanyandora imana ngo iwacu ngo dusuhura uko ari karazana amakuru yo muri Kongo wowe ngo sheri ngo twatwitse ngo twekanye ngo dore inzara bamwe uziko nyine barasananyira ntabara akamakubwira ngo reka nyabuna akamasha yanducumbi umva gushaka umuntu ukuruta ari byiza umwana akeneye za babe akeneye za sheri akeneye ko musohoka umwana akeneye gufilinga aha ni muntu nawe uri muri nyantabara ukabana uri muri nihe ni kubona agurasa nga papa muri sara mama papa barahagusa ari muri Niheri kuona ndugu kandi niyo rahayiwe hanyuma abasomera Bibiliya ubundi ababwira ngo muze twicare muri salo dusenge turyame undi we ari muri Snapchat ari gushira hari agashira ari muri izi ari muri ndabana ari muri ndabana bana umuze ari muri niheri kuona ndugu nukuri umuntu agerageza ashaka umuntu kwira vimwe wa muntu uzovuga akakumva uzovuga dusoke bigakunda muzopanga imishinga muzubaka amazu muri kumwe muzagera kuri byinshi muri kumwe umusatsi urinze gushamara wasa ngo ndi muri niheri kubona ndogo kandi ibyo bintu ari byo nyine umuntu azagerageza ashaka umuntu ari proud wa muzo present cyawe wandi muzokina munzu mukisanzura muzovuga ururimi rumwe muzoririmba indirimbo imwe niba ari ukubana mubana niba ari gusunda musunde niba ari niheri muyiririmba muheringe kandakuri so imana ibahumugisha rero mwakoze kubana natwe ciao mukomeze mukore subscribe ku macano yombi murayazi bye